Hello guys, mbaje kubasuhuza nk'ibisanzwe, ni wa muhungu wanyu Super Chris cyangwa se Regis, benshi bamaze kubimenya. Hanyuma uyu ni wa mwanya twahariye kubamenyesha utuntu tw'ubwenge mutari musanzwe muzi, tubafasha kugenda mubimenya gake gake. Hano muri screen yanyu murabona moto cyangwa se ikimoto, biterwa n'uko cyita aho uherereye, ariko ubundi bayita rifani cyangwa se three wheels mu cyongereza. Hanyuma uyu munsi twasuye uruganda bita King Lion, rucuruza moto, yaba rifani, yaba moto ntoya zimwe zikora tagisi cyangwa se promenade, za siporo ndetse n'izindi. Twabasuye batwereka ukuntu basemburinga moto cyangwa se bateranya moto, nicyo nagiraga ngo mbereke hano ngaha. Kuvuga ngo uyu munsi tugiye kureba ukuntu bateranya ikimoto cyangwa se rifani. Wowe uhange amaso urebe, ni ibintu biba bitangaje kabisa. Ngira ngo hano urabona ko twageze kuri tere. Iyi rifani ariko iyi mubona ni sashe yayo, ntabwo barayubaka ngo bayirangize, ntibarayiteranya. Urabona hamaze kujyamo difu, urabona ko baracyayiteranya. Iyi ni moteri nayo yamaze kujyamo difu na moteri. Urabona ko ifite moteri nziza cyane kabisa, irabagirana. Bafite abakanishi cyangwa se abamekanisiye b'abahanga kabisa, urabona ko bayatatse kabisa. Nabashije kuganira n'umwe muri bo ambwira ko ubundi rifani bayiteranya mu gihe kingana n'amasaha 2. Iramutse ifite ibyangombwa, bayishakiye ibyangombwa bihari, amasaha 2 wayishyuye waba utwaye moto yawe. Urabona ko hano arimo arafunga icyo twakwita nka rungu. Abantu benshi ngira ngo murayizi rungu. Abantu mutwara ibinyabiziga nk'ibi ngibi, rungu yongera imbaraga mu gihe rifani irimo irazamuka cyangwa se ikinyabiziga kiri kuzamuka. Urabona ko iragiye umugozi ukagera kuri difu. Izi ni rasoro zayo, ifite rasoro ni nk'iz'imodoka neza. Urabona ko kabisa rifani zabo ziba zimeze neza kabisa. Mbibutsa ko King Lion ni rwo ruganda rwa mbere rwazanye rifani ibenura hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kandi ikindi nababwira cyo ni uko King Lion twamaze kumenya amakuru ko atari mu Rwanda gusa ikorera nko mu bihugu nka Tanzania, cyane cyane niho yamamaye cyane. Ni rwo ruganda Tanzania ruzwi cyane kurenza izindi zose. Ikintu kijyanye na moto barayoboye kabisa. Urabona ko hano baba bateranyije ipine na amortiseri z'imbere, bagashyiraho na garidebo y'imbere. Urabona ko hano bari mu kazi kose kabisa. Mwebwe mwihera amaso murebe ukuntu ibintu biba bimeze kuri tere. Hano bagiye gushyiramo ipine ry'imbere, urabona ko bagiye no kubaka igituza.
urabona ko ari abatekinisiye kabisa. Babyubakira hasi bakaza bacomekaho kabisa. Hano iyi nimero muri kubona kuri sikirini yanyu, iyi nimero wayihamagara, hanyuma ushaka kugura moto tukabasha kuba twagufasha kabisa. Hari na sisiteme cyangwa se uburyo bazanye bwo gupatanisha moto. Izi lifani urazipatana, moto ntoya ukayipatana ku giciro gitoya, kandi uramutse ubikeneye rero wahamagara iyi nimero ubona kuri sikirini yawe, cyangwa se ukatwandikira kuri watsapu. Moto ntoya za tagisi, yaba lifani zose baba babifite kabisa. Urabona ko bari kubaka igituza cya lifani. Aba ni abahanga kabisa. Ntabwo turi butinde cyane, ndashaka kugira ngo mbereke hano na sipeya pati zindi batarashyiraho. Urabona ibi ni ibigize keseriyeri. Ntabwo urabibona, kimwe kiba kiri inyuma ya shoferi aho aba yicaye, ngira ngo nacyo murakibona. Guys, mukore subscribe kabisa, mujye mubona utuntu nk'utu tw'ubwenge. Hano bakatwereka umusego shoferi yegamira, tukagira n'iyindi sipeya pati hano. Aka ni kamwe, ni sugarasi, kamwe kahanagura ibirahure imbere, cyangwa se paraburize imbere. Tukambuka hano, uyu ni umusego shoferi yegamira. Hanyuma hano dufite, tugaruke hano kuri moto. Hano hari izindi sipeya pati nyinshi ziba zitarajyaho, nk'iyi honi, nka shampoma, kugira ngo murayibona shampoma. Hano dufite icyo twita turubogisi, bafite moto zifite turubogisi nini ushyiramo ibikoresho byawe. Urabona ko ari nini kabisa. Turubogisi nziza cyane ishashagirana kabisa. Hano abonye ibintu byabo byose bishashagirana kabisa. Urabona hano barimo barafunga umugozi wa rungu, undi agashyiramo icyo bita karada. Aba ngo ni abahanga cyane kabisa, mu minota mike baba bayirangije cyangwa se bayisoje. Ntago turi butinde, dukomeze. Hano kari gusetinga rungu, undi igituza ari kukibaga kigeze kure. Hanyuma reka mbereke hano yarangiye. Impamvu nabatindije ni uko ntago wafata videwo amasaha abiri. Hano ngaha rero ubu yarangiye. Ngira ngo murabona ko ari lifani nziza cyane kabisa. Aha ni keseriyeri, urabona ko ari nini, ijyamo ibintu bihagije. Iyi lifani ibasha kubeba cyangwa se guheka
foni zigera hafi muri ebyiri. Fani ubona ahantu hakeya cyane, urabona ko igaragara neza no mu muhanda igenda uvuga ati dore lifani kabisa. Urabona ko imeze neza kabisa, urabona imbere ikizuru cyayo ukuntu ireba nk'umwana w'umuntu kabisa. Urabona ko lifani bafite lifani zimeze, ngaho rero cawu cawu.